Si nk'uko ubibona muri sikirini yawe urabona ko ari ifoto y'ingagi, aho byashoboka ko waba utasobanukiwe neza impamvu nyamukuru cyangwa se utaba wasobanukiwe neza ibijya mbere cyangwa se ibyaba byabaye, niyo mpamvu turi hano ariko kugira ngo tubashe kuba twasobanura buri kimwe cyose, tubashe kuba twababwira ibijya mbere, tubashe kuba twababwira ibivugwa hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko hariya mu birunga ndavuga mu karere ka Musanze. Ni nyuma y'uko habaye umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 20 wabaye ejo bundi hari ku itariki ya 5 muri uku kwezi umwaka w'2025, habereye ibikorwa byinshi ariko na n'izi saha ni byinshi bikivugwa, ari nayo mpamvu mubona iyi foto nk'uko nabikubwiye ari ifoto bishoboka ko yaba yagucanze cyangwa se ukaba utasobanukiwe neza impamvu yayo. Nk'uko nabikubwiye turi no kugira ngo tubashe kuba twabasobanurira buri kimwe, mubashe kuba mwamenya byinshi biba bivugwa hano mu Rwanda, hirya no hino mu gihugu hagiye hatandukanye. Icyo ngicyo ugiye kuba wasobanukirwa bitewe n'uko hari video tugiye kubereka, video iri buze kuba yagusobanurira neza, iri buze kuba yakubwira byinshi utari uzi, by'umwihariko ku byerekeranye n'iriya foto twaba uri kubona cyangwa se n'ifoto urimo kubona muri sikirini yawe. Ndetse mbere y'uko ufungura iyi video wabasha kuba wabona na title ya video cyangwa se description ya video cyangwa se ibyo twavuze kuri video tugiye kuza kuba twababwira. Nk'uko mwabibonye ni ingagi ubona ko yafashwe n'abaturage bayihambiriye ku biti nk'uko mubibona, kandi byashoboka ko waba wibaza ibyayibayeho. Icyo twakubwira nta kindi yuko tugiye kuba twakuramburira amakuru yose tukakwereka video ibisobanura neza by'uko byagenze, aho abaturage bagiye bavuga ko cyangwa se mu nkuru dufite no muri video twafashe, aho ari ingagi yatorotse ibirunga cyangwa se yari yarenze parike z'ahantu ziba cyangwa se z'aho hantu zikunze kuba ziri. Rero ni ingagi yari yarenze parike, bityo iza kuba yafatwa n'abaturage kugira ngo babashe kuba bayisubiza mu birunga. Ariko si ibyo gusa, hari n'ibindi byagiye bivugwa kuko nk'uko mubibona ntabwo ari abaturage gusa baba bahari ndetse hari n'ibindi byinshi bigenda bivugwa bishingiye kuri iyi nkuru, bifitanye isano n'umuhango wari wabaye wo kwita izina ku nshuro ya 20 nk'uko twari twababwiye, wabereye hariya mu Kinigi, aho ni mu karere ka Musanze mu nkengero z'ibirunga birebire. Ndetse twagiye tubereka n'andi mafoto cyangwa se mwagiye muyabona, aho ari ibirori bikomeye cyane byari byabereye hariya mu karere ka Musanze nk'uko twabibabwiye, aho baba bari kwita izina abana b'ingagi basaga 40 bari baravutse mu myaka igiye itandukanye. Uyu ni umuhango umwe rero ukomeye uzwi mu gihugu cy'u Rwanda, aho haba ibirori bigiye bitandukanye, ibirori byo kwishimira ikintu gikomeye nk'Abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose muri rusange, kuko urabizi uyu muhango cyangwa se ibintu byerekeranye na biriya byo mu birunga atari ibintu by'Abanyarwanda gusa, ahubwo ari ibintu bifitiye isi yose akamaro, nk'uko mubizi ko bigira uruhare mu bukerarugendo. Rero ni igikorwa gikomeye cyane, aho by'umwihariko nk'Abanyarwanda tubyishimira. Mwabibonye ku munsi w'ejo bundi aho habaye uwo muhango nyizina, aho hari abasitari bagiye batandukanye, abantu bakomeye baturutse hirya no hino mu gihugu, ndavuga abakinnyi b'umupira ndetse n'abayobozi tugiye tuzi cyane, aho twabonye madamu perezida wa perezida wacu w'igihugu, ndavuga Jeannette Kagame, mwaramubonye ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'ibindi byamamare byinshi cyane, aho habereye ibirori bikomeye cyane byo gususurutsa abantu muri rusange. Rero uyu ni umuhango ukomeye cyane ndetse washimishije abantu benshi, wabaye ku nshuro yaho ya 20 nk'uko twabibabwiye, ndetse hakaza kuba hari ibindi bintu byinshi byakomeje kugenda bivugwa nyuma yaho, aho kugeza saa izi ari indi nkuru tubonye, nk'uko mwabibonye muri sikirini cyangwa se nk'uko muri kubibona kuri foto, aho bavuga ko iyi ari ingagi yatorotse ibirunga cyangwa se yarenze aho bazirindira ikaza kuba yajya mu myaka y'abaturage, ariyo mpamvu abaturage bahise bayifata gutyo bakazizirika kugira ngo babashe kuba bayisubiza aho zirindirwa muri parike yazo. Rero byashoboka ko waba wari wibajije niba ari ingagi bagiriye nabi cyangwa se niba ari ingagi yaba yagize ikibazo, ikiriho ni uko iyi ngagi nta kibazo ifite, ahubwo ari uko yari yarenze aho bazororera cyangwa se aho zirererwa muri parike, bityo ikaba yari yagiye kubona imyaka y'abaturage
akaba aribo bayifashe ndetse bafatanyije n'abarinzi b'ingagi cyangwa se n'abantu bazitaho kugira ngo babashe kuba bayisubiza mu mwanya yakagombye kuba irimo. Rero iyo niyo nkuru twaba tubazaniye, nta kindi twavuga usibye kubabwira ngo igihe wakanze subscribe kuri umuyoboro wacu wa YouTube niho uzajya ubona amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yizewe aba avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu. Ni amakuru aba atari ivumbi, dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ndavuga nka Amarwa Gasabo, Igihe.com, Kigali Today ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikora inkuru mu buryo bwanditswe, natwe tugakora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose zibagereho mu ba mbere mu buryo bw'amashusho. Nta kindi kandi twababwira usibye kubabwira ngo amahoro y'Imana arusheho kubana namwe mwese aho waba uherereye hose.